wowe fata agatebe wicare wige kuko uyu munsi nabazaniye ibintu byakugirira umumaro. Wowe wabuze akazi ngiye kukwigisha uburyo wakora amandazi meza kandi aryoshye. Wowe fata agakayi n'agakaramu wicare wige kuko uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu wakora irindazi rikaba irya mbere mu gihugu ndetse no ku isi yose. Aha rero dufite amazi, ashobora kuba ashyushye cyangwa ari mabisi biterwa n'uko wabiteguye. Hano habamo, nuko nibagiye nkagafungura mbere, habamo akantu bita akajone. Akajone nyine nawe urumva ko ari ibara. Tukagira isukari, tugashyiramo iki ngiki bakita, iyi ni capamandazi niko dukunda kuyita. Aha tugashyiramo, mwayibonye nta muntu utayizi, n'utayizi azayisanga ahantu mu iduka hariho hose. Iyo umaze rero gushyiramo, ufata amazi aringaniye bitewe n'amandazi ushaka gukora uko angana, ugashyiramo isukari, ugashyiramo iyi capamandazi nyine nk'uko mubibona. Iyi ni capamandazi. Ugashyiramo bitewe n'ingano yayo ushaka gukora, ugashyiramo ebyiri. Dore ni capamandazi, fungura n'iyo, ugashyiramo, ugafungura neza, ukavanga, vanga neza witonze. Abantu bakurikiye GCM TV rero, uyu munsi wa none urebe akantu ku kandi, tuyirebe ino video twitonze kuko ngiye kukwereka uko bateka amandazi kugeza ritangiye kugeza rihiye. Nabisabwe n'abantu benshi, uyu munsi nicyo gihe. Noneho nyuma yo gushyiramo capamandazi na ya sukari n'amazi aringaniye bitewe n'ifu uri bukoreshe uko ingana, ugashyiramo icyo bita umusemburo bita, ushobora kuba ari angele cyangwa se ari pakimaya, byose bikora kimwe. Nk'uyu nguyu wo bayiwita umusemburo bita angele, ariko ku isoko ushobora kujyayo ukawubura, wenda ukahasanga pakimaya, ariko n'ubundi ni umusemburo. Icyo umara rero n'utuma irindazi riza, tura aho ngaho, n'utuma irindazi riza kusa neza rikabyimba. Ndizera ko bari kubibona neza. Muntu ukurikiye GCM, ubu noneho nshatse nakubwira ngo kanda sabu kugira ngo n'ibindi biganiro bizajya bijyaho ujye ubibonera kugenda. Muntu ukurikiye GCM TV, ni ukuri pe, niba utarigeze ukanda subscribe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyikande kuko ibi bintu ndi kubereka ni ibintu byakugirira umumaro. Iyi video yakugirira umumaro, ukurikira akantu ku kandi, ntuze gutarutsa cyangwa ngo usimbutse. Uravanga nyine, ugakomeza ukavanga neza, ukavanga, byamara kunoga ugashyiramo ifu. Ufata ya fu yawe yitwa ifarini, ugasuka muri ya misemburo wagiye uvangavanga. No munsi tugiye kubakorera umuti sha. Icyo ngusaba ni ukwicara ukiga kuko ubu bumenyi nta handi wabukura uretse kuri GCM TV. GCM TV. Kuri GCM TV aha ni kuri GCM TV, ibazaniye ibanga mwahishwe. Ibyo mwahishwe. Sasa rero aha niho bibera. Nuko atangira ukavanga, urabona ko ndi kuvanga neza nitonze. Ukavanga neza, ukavanga witonze, usaba imbaraga. Mberekeye ku biro 3, ariko wenda ubutaha nawe
kwivumburiraga. Noneho iyo amazi yari make ushobora kugenda wongeramo andi. Yewe nkoresha amazi atetse, ariko ushobora no gukoresha amabisi. Ikindi kandi ushyiramo n'amagi iyo uyafite. Njyewe nashyizemo amagi, n'amagi nayashyizemo, nuko nibagiye kuyamena mureba, ariko nayashyizemo kugira ngo umuntu uzarirya ajye yumva ibintu ari umutekano. Abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, urabona ko igipondo cyacu, ibyo twita mu kinyarwanda igipondo, urabona ko kirimo kiragenda gitungana. Hano kiba kigiye gushya, ibyo twita kuvuga ngo igipondo cyahiye. Ni ukugiponda nyine ukabona kiranoze nk'uko usonga ubugari, ukamenya ko bwahiye. Ni ibintu byoroshye nawe wakwikorera iwawe mu rugo rwose, nawe ukagenda. Ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bya danje, ariko ibi ngibi hari ababimenya baratanze minerivare nini. Icara wige, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo urubyiruko rukurikire ukajya wongeramo agafu, wenda aho ubona bitameze fureshi kongeramo, ugiponda neza, ukabisa ukakivanga neza, ukakivanga ukabona ko kimeze fureshi. Abakunzi ba GCM TV, urabona noneho igipondo gihiye uko kiba gisa, urabona ko kiba kimeze ahangaha, cyahiye neza rwose, kimeze neza, ntabwo gikomeye, ntabwo cyoroshye, mbese kiri mwayene. Ubu noneho hagiye gukurikiraho akazi ko gukata. Bitewe n'irindazi ushaka, forume rifite, ibyo ni wowe ubigena, ntabwo ari njyewe uje kubikugenera. Ahangaha kimaze gushya, kimeze neza. Mukurikirane noneho ukuntu umuntu ibindi bikurikira, kandi ntusimbutse ino video na gato. Ubwo nyine uyabumbabumba uko ushaka bitewe n'ingano y'iyo ukeneye, sibyo? Ugenda nyine uyarundarunda ukora ingano wowe ushaka. Icara wige, ubumenyi buri hehe, kabumbabumba uko ubishaka. Ubwo rero ushobora no kujya ugenda uyahindura, ukajya ufata akantu wateguye ukayahindura kugira ngo ase neza, aze kuryoha. Bakunzi ba GCM, ariko ni iki tutabazaniye koko? Ni iki tutabazaniye? Icara wige, tera agatebe ubwire n'abandi bose, ntukabyihererane. Ntuzigere ubyihererana, mukanda amasabu, nicyo kintu tubasabye cyonyine. Ubundi uwo bishimisha avuga ati muntu wanjye rwose kuri momo yawe ntayeho n'igiceri cy'ijana, wampaye ubumenyi kandi wakoze. Gushya urayarura tayari. Ubwo nyine irindazi ryawe rikaba rirahiye, ugatangira ukarirya ukumva ko uko bimeze, rikaba riryoshye, rifite ubuziranenge. Urushyira ahantu nyine ubona yes. Ngaho rero mukomeze mukanda subscribe, amashare, amakomenti. Mbese iri somo nawe niba ukunda mugenzi wawe nturyihererane, kandi urisunikire bagenzi bawe, nyine urisharinge kuri bagenzi bawe. Nizere ko mwayikunze. Niba wakunze ino video kanda subscribe kugira ngo ujye ubona andi masomo nzajya nshyiraho umunsi ku munsi. Ciao ciao.